Ndi Papa Sava. Urukundo ni rwiza cyane iyo uruhaye uruguha kandi urukundo ni rwiza iyo urusanze nawe rugusanga ariko icyaka ni kibi kuko kikwimisha ijambo mu bagabo ariko icyaka ni kibi kuko kikwimisha ijambo mu bagabo none aba bageni batwiciye icyaka ubu turumva tunezerewe aba bageni batwiciye icyaka ubu turumva tunezerewe tararatata 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 abandi bamwihaga iki cyaka umugani nawe kitamuhanye ariko n'ibintu by'ibyo burya na kera n'umusizi hari agace k'inyuma bitaga umusayuko akisabira ati mwami ati ngoma ngabe nabo bakamureba da burya nta nabi iyo musizi kera inka bakayimuha rwose umusozi bakawumuha cyangwa se niba yasabaga ko bamurinda bakamurinda rwose ariko mu bukwe narabebeye mu bukwe amakwe rega n'igihe habayemo ibyago kereka niba warabibonye mu bwaguyemo umuntu ariko tuzajya tubyibukiranya nta kibazo hanyuma uti ndasaba irembo urasaba irembo se ndasaba irembo ry'inka n'irembo oya Papa Sava n'inka ndabizi murazifite yego wasaba irembo ry'inka rwose naryo ntabwo yaribura muri uyu muryango ariko rero ntabwo aricyo kingenzi uyu munsi ikingenzi uyu munsi ndasaba irembo ry'umugeni Papa Sava ngira ngo urabizi twarabanye twarareranywe yewe abatabizi Papa uyu nguyu twarakiranye rero twarananyabanye umukino wo kunyabana ntimuwuta twararasanye urandasa ndakurasa oya twarasananyeho twarasananyeho bakina baziranye ntiberekana none rero Papa Sava umuryango wacu washimye iwanyu yego so rero nk'uko natangiye mbivuga umuryango wacu washimye iwanyu ndafata irembo ry'umugeni dukeneye amaboko dukeneye kwagura umuryango tukabana ubundi mukaturemera mukaduha amaboko nyine ubwo ibindi iryo jambo nkubwiye ntiryamwumva neza hanyuma ubwo nanjye niza gushyiraho akanjye agakeregeshwa kanjye ndaza kukavuga nyuma ariko iry'umuryango wantumye niri ariko niba ari umuryango wagutumye niba ari mwumva neza gusa abagore mwazanye wokaramwese koko inkweto ndende ngo niko yewe oya reka erega ngo inkweto ndende nazo zarabiciye muri iki gihe ubwo bagize batyo bazamura udutaro baturambika hasi narigeze ngo dana waje wenyine ndimbati rero yego nk'uko bivuze uti twarasananyeho urugamba ruhinanye ntago
nahunze cyangwa ngo uhunge ahubwo waragize uti muvandimwe nshuti yego urambwiye rero uti natumwe n'umwana mwumva neza yego rwose ndi intumwa yatumye umugabo udahana undi murakoze kandi burya rero intumwa ni intumwa nyine yatumye udahemuka ariko bibaye na ngombwa ukaba waramemukiye ngo intumwa irarabirwa ntiyicwa nakumva ijambo rya mwumva neza wenda nkagaya uwo yatumye ariko nkaryumva nkarisubiza ndimbate rero nk'uko wabivuze ndakumva iwanyu mwabyaye abakobwa tubyara abandi mubyara abahungu tubyara abandi duturana n'imiryango yabyaye abahungu yabyaye abakobwa ngira uti twahanye none rero uti ndasaba irembo ry'umugeni reka nkubwire nkuko wavuze yuko watumwe nande namwumva neza nanjye ahampagarariye umuryango wa Karasira sibyo ndakumva rwose genda ubwire mwumva neza rero utitari bitoki umunsi ugera ubetere uryo inika amasaka uhungire ibyo birashe sibyo nuko musemburo ntuzanzanire nyirahwigira ahangaha oya ntabwo iwacu uti hanyuma urumva uti wabasanze araba ariko n'umuryango mugari yego kandi niyo utaba mugari wenda ku bibazo byabaye twagira n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe uti rero nawe ni umushumba urumva urugo rwabo ruragendwa nk'uko urwanya urugendo uti ni nk'urwuri rutaha inyama rwose turabizi umubwira uti nturambika abandi basore baramurebera mu mukobwa oya ntakurambika nkaba amaze urwanjye nk'ibyaye mu kikandi niko ariko se mwamuhamba nibyo rwose ako niko kari agakeregeshwa kanjye nuko rero papa sava ndagushimiye yego ndagushimiye buriya ariko si binibikira ariko mama sava we ntabwo wana ubu ushaka gukora icyano wa mukobwa ega mwa babyeyi mwe nta tegeko ritarenga iyobora rwose nimumfashe dore wasabaga dore ahuye n'ibizazana ahuye n'ibibazo mu nzira buretse gato habaye iki madete alo ngo hanyuma si ibyo bintu ntabwo wari wabisoreye si ibyo bihuriye he n'ubukwe mbona gusora bihute bisera ngo byose se byari byinshi se ye nuko ye nta kundi mwirega byari bihenze byari amazahabu imikufi y'amazahabu n'amadiyama n'ibiki byose ndimba byari bihenze pe byari bihenze rwose nimushaka ukuntu mubigenze byari bihenze rwose ndimba bigenze papa sava uyu muhungu twasabiraga ndabona rwose ahari twaba tubisubitse wenda tukazabisubukura ubutaha kuko ndumva ari irembo n'ubundi ko atari ugusaba no gukwa si irembo wasaba ni irembo nasabaga ariko twabisubika ndumva afite ikibazo gikomeye oya rwose ndimba ibyo bintu byo gusubikwa ubukwe rwose ntabwo ari ibyo gusibuka ubukwe ubugira kabiri rwose wapipe ahubwo nimushaka ukundi kuntu mubigenza kuko byakemuka ese mwatoboye mukavuga mama yanjye ndimba ngo ni ibiki se urabona uwo mukwe ngo yari afite ibintu byinshi avanye hanze ngo byari byinshi cyane urabona nyine yarazanye ibintu bihenze bya zahabu harimo imikufi ya zahabu
iby'amabronze n'ibiki byose none barabifashe barabifashe ngo ntabwo yabisoreye nyine urabona nyine yageze ku kibuga cy'indege byose barabifata ngo ntabwo yasoze none hari umuntu yahaye amafaranga ngo amusorere hanyuma none arangije aramuryarya ararya nta nubwo yigeze anahagera arangije ararya biramusaba amafaranga 800 byo kugira ngo asore n'ibihumbi 100 bya transport rwose nimugerageze babyeyi muravuga ijana bya transport 800 n'ibihumbi none se indege sara arabapakuruza pakiza mu ngo si ibintu bitwarirwa ibihumbi zahabu n'amadari rero none harimo n'amande basi transport ariko rero papa sava ibyo bintu byari byinshi koko ibyo bintu byari byinshi dore ejo rwose ese ejo ndumva ejo aribwo babitwereka kuri telefone yabo ifoto nyine abyohereza mbona harimo ibintu byinshi rwose ibyinshi nta n'ibyo nzi erega harimo cya giteleviziyo kinini urabona ntabwo cyakwirwa ahangaha pe hakaba nyine n'ibyo bintu by'agaciro byayo mazahabu n'amadiyama kandi iyo televiziyo yonyine irakenera imodoka iyitwara iri yonyine n'ibyo bintu rero nabyo bikeneye gutwarwa byigengeserewe kugira ngo bitangirika kuko birahenze rwose nimushaka ukuntu mungira kuko ibyo bintu mbihombye rwose naba mpombye ubugira kabiri ahubwo se sinari numvishe ngo n'ibyuma nyine bifotora n'ibifata amashusho ibyo nabyo ngo yari yabivanye iyo ngiyo iwabo ngo inahangaha ngo ibyaho ngo nta karite bifite ngo ntabwo bifata neza ngo ibyo nabyo yari yaje abizanye abivanye iwabo ngo abivanye iyo ngiyo nyine yo mu mahanga ntabwo ubwo amadedari yari kuzakoresha ba ruwise ngo umuhungu ngo yari kuzabyizanira dango ibyinaha ntabwo ngo bifite ibya ruwi byafashe ibya uzi ko babikurura noneho bakajya bazana umukwe kwa kundi uvuga agira gutya ibintu ariko noneho ibyazanye kekukuma ubwo si ibyo nawe wayazanye ubwo byari bimeze ubwo rero none se biragenda bitandukanye nyine nimugerageze rwose ko ibyo bintu bihenze nyine murebe niba hari umuntu ufite amafaranga kuri momo anyaranje nyine anyoherereze kuko njyayo mfite araburaho 200 rwose mwamfasha twarubwo ariko ubwo ngubwo niba bibaye gufasha kuko umwoherereza twamuhereza guhamo tukarako yabi ubwo vugana nyine na ndimbati ku muhungu ubwo bamurangiza ibibazo ndetse ko batarakwa papa sava rega buriya mwana buriya umwana yashimye mu muryango buriya nawe ni nkaho ari uwawe ni nkaho ari uwawe erega buriya wanjye mutarakwa oya erega buriya niba oya nimureke mwumve buriya ni buriya yewe papa sava buretse digidi papa sava buriya umwana niba yarashimye uyu mwana wo mu muryango wanyu mu by'ukuri buriya ntabwo ari umwana ukwiriye kwirengagizwa buriya ni nkaho mbega nawe yamaze kuba uwawe ntabwo rero wakwirengagiza wagerageza tukareba uko digidi yari afite igitekerezo kirasa n'icyunga mu rya ndimbati nk'uko yari abivuze ngira ngo hano nta mwana turimo cyangwa se wenda uwo navuga umunyamahanga turi umuryango nk'uko yari abivuze numvaga nanjye wenda kandi burya ni umuryango ukunda undi ubundi nubwo kari kagize numvaga twabigira ibyacu ahubwo tugakwakwanya tugafatira nakiri kare buriya rero biriya bintu niyo bitinzemo njye simbizi wenda uko bigenda ariko ashobora no kugira gutyo ukabona bimwe biranabuze oya byanararamo bikakomeza kongera amande bikanagaga wasanga harimo n'ibikaga oya n'ibyuma n'amazahabu noneho njye navugaga nti reka noneho mu rwego rwo kugira ngo babone ko n'umuryango tugiye gusaba ubusobanuro dufatirane ubwo rero njyewe nimukomere ku mafaranga naba mfite nimukomere rwose ubwo umukwe mukuru ku ruhande rumwe areba icyo afite nanjye ariko ngiye ntimusabe menshi ntabwo narenza 70 n'ubundi nuko abaye umukwe wanjye ariko ntabwo ubundi narenza 50 kandi cyose sugura y'aba papa sava ariyo dufite none se arimo umuhagarariye none se biragenda biti muraba mukoze nuko inakuntu mutagize papa sava ndetse yohereje madede ayawe wayohereje urumva nyine ndaburaho 200 kugira ngo nyine ariko 600 yagiye ubwo duyene nimero rero ahubwo se mwabantu mwiyanza kuba ntayafite kuri telefone ntabikije mba nabigenje ugira ngo se ikoranabuhanga si byo bigira nimero renge no nzandika akanyenyeri mwereke nimero nagize zana mwereke niba batagire yohereza
twakubanya nyabugo ntabundi se dutinze n'ufite n'uduceri nyamuneka nakomeza nta maboko kugira reka ndimba atabanza yikoporora yohereze nawe nanjye aza turamwereka yohereze yewe namwe ariko rero murumva ni nk'ibyo bintu by'abantu nohereje 120 yagira mwebwe rwose no kuri Imana ngaho gira papa sava nanjye ndashaka gufasha ariko nayo bikatumva buranye babyugushyizeho nta kize 120 ndashyiraho 80 sinabashyize abakandi kazi ki mu gihe mu kigira ntiyarabahabura yayandi yo kubyikoreza oya ntibihuriramo se birahuriramo 20 buretse 80 wowe yagiye se ngiyo yagiye none se woherereje nese wohereje neza kuri nimero yagiye ariko ese ndimba cyagiye turi hariyo unyongorera umusore ambwiraga iri zina ra umusanze ari wiki cyangwa wowe umusanze ari nibanzura iyo nimero ko ariyo nirihe Jonadab nyine hano ndi koherereza Jonadab umusore n'urukundo Eric siwe rugwiro siwe mwambwiye se ni rugwiro none se hano ko bambwira ngo oherereza ntuza Jonadab wewe gwanditse nimero nabi wapi uri murazandika nabi papa sava ubwo mwohereje murebye se ariko nanjye ndabona nohereje Jonadab ngwiki cunga nawe mesaje njye ntabwo ngeze ndeba rwose ariko si ubwo mupfa kohereza mutarebye nta gushishoza neza pasi cyangwa muri koherereza wa muhungu bari kumwe wanditse nimero nabahaye izo yohereje ho zizabahaye nawe se ni Jonadab nanjye wowe ni wowe ni reka nawe ni Jonadab ariko reka muhamagare numve nawe wowe handitse wonde papa sava namuhamagare nawe se ni Jonadab buretse halo hey ni kodi ni wowe ndimbati Silvestri yaje gufatira irembo kwa papa sava Ote? Wiki? Usikwanutse sha? Wiki papa sava papa sava nyamara mwibeshye nimero uranutse ngo ni ibyambikwa amayo bya papa cyangwa uri guhamagara iyo cyana guhaye iyo umuntu bari iyo ntumba reka muhamagare nanjye ibyambikwa amayo bya papa ko iyo bintu birekire nyamara mwayo byo ntabwo ari umukwe we reka nibatamamagare ni umukwe ari we rwose amaye bete na nibatamamagare buretse gatoya mucicike twumve Halo? Ni Ndimbati Silvestri wagiye kugufatira irembo. Ye? ati ngwiki? mukindimba ati kindimba Umuntu w'umugabo koko. ati kise Uzi ko nanjye kintutse. Uzi ko kimbwiye. kikubwiye ngo iki ndimba ndapfuye Umuntu w'umugabo koko. ati kindimba Uzi ko nanjye kintutse. Ngo ndi ibyambi ku isotiye bya mama. ni umukwe bari guhamagara ngo murabeshye ntabwo nimero rwose ariyo murimo murahamagara ntabwo ariyo rwose ntabwo ibyo bintu yabishaka ntabwo wayiduhaye uririza si wowe wayiduhaye si wowe sheri wawe muhamagare rero umubaze niba amafaranga muhamagare gerageza umuhamagare imbere azi n'ijwi ryawe warakwita yega mana we ibyo bintu ntabwo yabivuga rwose ariko bazi uwo mukwe telefone bayibye se sheri wawe Atinyuke anuke. Umuntu w'umugabo ngo ndi ibyo mama yambika isotiye. alo Naje kumusaba. yarambika amabere aho kabaraguye mbega cyane ngo ngwiki bikugenda cyabite wowe se arakwitabye akubwiye ngwiki madede ahubwo ngwiki madede
ntabwo bishoboka bigenze bite nanjye rano hamagara rero umwe mugenzi we wavugaga bagendana hamagara umwe bagendana ubwo se niba tutswe n'umugabo we uko bagendana niwe akubwiye ngo iki se ngo ndinjishe ngo ndibiki iyo arayamurije aya mafaranga ntago bayariye ubu ngubu umva rero nkubwire madede njye ntabwo bishoboka ntabwo ibi byavamo ntabwo byavamo se waje gufata irembo wumva bitavamo oya madede arampa amafaranga hanyuma se araguha amafaranga aho nketse ikintu urampa amafaranga yawe uretse gato njye nketse uretse gato njye nketse ikintu mumbabarire si ukubasubiza inyuma ntimuvuga ngo uyu muntu ngo ari hanze siko waje umbwira papa sava uti tugiye gusabwa umuntu wo hanze nkakubwira ingenda ajya gucuranga mu mujyi uti ngo nukiririramo akaririmbo nakira abashyitsi uyu muntu wo hanze ndimba uramuzi ndamuzi se ninjye usaba ko uwo baziranye ari uyu nguyu ikindi nzi ko ari amafoto yoherezaga y'ibintu ngo arimo apakira ngo azazana uyu akaza akayatwereka ndamuzi nyase ubwo urumva ubwo atari ubwesikoro amafaranga nkayo yose se murumva ari umuko wajya kubatuka ngo muri byambarwa by'ibiki byose umva rero ngewe nkubwire madede ntabwo amafaranga yanjye ariko se amafaranga y'ibihumbi 120 biraruta ibyo 600 oya njye sinayahera ubu se umwana utabonye bafite uburyo baziranye hanyuma se muziranye mute waje kuvuga amagambo hano gute muziranye ariko se si nk'ibi ngibi n'ubundi barinde usibye no kuvuga ngo turohereza bujiji ibi bintu n'ikoranabuhanga ubu umuntu aba agomba kugenzura akaverifiye ubundi bwo kuza gusabira utazi se utazi na nyina ubundi ubwo busabira ariko se ntabwo nakubwiye ko ndimo nsabira mwumva neza hamagara mwumva neza wumve ko banaziranye uzi kuri busange batanaziranye bose batekera umutwe hamwe uyu munyakara